kera nanywaga urutoki. N'ubu ni hari igihe ujya wisanga wamaze kugaca. Kare ntabwo nshobora no kubitekereza. Nubwo nuko bajya bansereza nkabyibuka kuko nabicitseho byari igihe gito. Ashobora kuba wenda ari nk'umwana nabonye nkabona n'utuntu twiza nkamwigana ariko ntabwo ari ibintu byamaze igihe kinini. Muri bootcamp hari ibintu byabusinzeho gatoya ku mbuga nkoranyambaga ngo Miss Rwanda barimo kubana n'ikipe y'igihugu Amavubi. Aho mwari muri na ikipe y'igihugu Amavubi byari bitandukanye ubundi mwarabimenye ko Amavubi yari ahari. Oya. Ntabwo twabimenye. Usibye kwa kundi ushaka kumva ibintu bavuga ngo ikipe y'Amavubi ngiringo muri hano nyine aho muri. Ako ntabwo tugeze duhura nabo. Nyina ngo nigeze mpura nabo cyangwa mbabone. Rero nagiye gukina njye n'umukazi nanjye twagiye gukina dusabye uruhushya baraza baratubura. Baradukubita ngo tujye dusaba uruhushya. Nta kintu kinini usibye izina nyine uhura n'umuntu ni wowe yego ni njyewe yakubwiye ati nakunze ibintu ukora ariko ku buzima busanzwe nta kintu byahinduye cyane. N'amasapoti ngenda mbona kubera iyo titre nyine yo kumva ko ni Miss Talent. Isano. Ngenda gusuhuje kandi mwifurije ikaze turi ku isano ni nk'ibisanzwe twizere ko mumeze neza aho muri hose hirya no hino mu gihugu ndetse no ku isi. Abatamerewe neza mukomeze mwihangane tunihanganisha abanyarwanda muri rusange muri ibi bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Abarokotse mukomeze muhumure kandi mukomeze mutwaze gitwari kuba mwararokotse hari impamvu ni nacyo kizatuma mukomeza guhesha agaciro bari abagiye kubera ko nubundi yukomeje kumera neza nabo aho bari birabashimisha bakamenya ko batasize ibigwari. Hanyuma rero muri ino minsi ishize dusoje irushanwa rya Miss Rwanda kuva ryasozwa abakobwa babonye amakamba yabo barayabonye bagiye batsindira ibihembo bitandukanye barabitsindiye. Turimo tugenda rero tuganira n'abakobwa bari bitabiriye Miss Rwanda kugira ngo tuganire batubwire mbere ya Miss Rwanda bari babayeho bate, nyuma ya Miss Rwanda babayeho bate. Murimo kubona umukobwa mwiza turi kumwe kuri kamera, umukobwa watsindiye sinzi nimba ari bubyita ikamba ariko yatsindiye igihembo cyo kuba Miss wahize abandi mu mpano cyangwa se talent. Tugiye kuganira tubwire urugendo rwe muri Miss Rwanda rwari ruhagaze rute, nyuma yo kuva muri Miss Rwanda ubu ngubu ubuzima bumeze bute ndetse impano ye arimo kuyizamura ku ruhe rwego. Miss Rwanda izamufasha iki kuzamura impano ye? Reka tumwakire ku isano. Uraho neza? Uraho neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Kaze ku isano. Murakoze. Uratangira wibwira abadukurikiye? Amazina yanjye ni Umutoni Sandrine. Naba narindi mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2021 natwaye igihembo cya Miss Talent.
Miss Talent ubwo niyo topic niyo titre niyo titre navuga ni Miss Talent umukobwa. Okay, ni igihembo gitangwa bakurikije impano zerekanwe, ni impano yatsinze kurusha izindi, niko navuga. nimba ntibeshye ashobora kuba ari n'ubwa mbere hari iyo titre yari ibayeho muri Miss Rwanda. Ni ubwa mbere yari ibayeho, navuga ko okay, ni ubwa mbere nanjye nari ngibonye. Yego. Hanyuma rero Sandrine, bimeze bite wenda uratangira utubwira ubuzima bwawe nyuma yuko uvuye muri Miss Rwanda umeze uti? Meze neza, mfite aho nkorera, nakunda kuba ndi gukorera mu rugo cyangwa ahantu hatandukanye, ariko mfite ahantu ndi gukorera hahoraho kuri Vision, niho mwansanze n'ubundi. Yego, ni Vision niho ndi gukorera, ikaze buri wese arisanga. Hanyuma rero uricaye mu rugo cyangwa se ahandi hantu uti icyemezo ndagifashe ngiye kwiyandikisha muri Miss Rwanda, igitekerezo cyaje gite? Urugendo rwawe muri Miss Rwanda rwabaye uruhe? Ikibazo abantu benshi bakunda kukibaza, ariko wowe ubwawe nyine abanza ugatekereza ukareba ni amahirwe bahereza n'abakobwa bakiri bato. So ubonye amahirwe rero ntabwo wayapfusha ubusa. Natekereje gukoresha ayo mahirwe kugira ngo ngire icyo ngeraho. Urugendo ntabwo rwari rworoshye, hari harimo challenge nyinshi, ibintu umuntu ataramenyereye, guhura n'ibintu n'ubundi utari usanzwe uzi, kumenya byinshi. Rwari rurerure ariko byari byiza. Abakobwa 419 nta bwoba wari ufite uvuga ati ahantu ubu ndavamo? Ubwoba ntibwabura, ariko ukikoresha uba wizeye ukanasenga. Hanyuma rero ugiye muri Miss Rwanda, ubonye baragutoranyije, preselection zose uzinyuzemo, ugiye muri boot camp. Mbere na mbere wenda ukimara no kubwira mu rugo uti ngiye kwiyandikisha muri Miss Rwanda, babyakiriye bate? Nabivuzeho nariyandikisha, nta kintu kinini babimbwiye, ariko maze kwiyandikisha nibwo batangiye ko support, baramfasha, tangira kubibwira abantu bakeya, then mbonye pass ya mbere nibwo byagiye hanze ko nibwo benshi babimenye kwa. Gukoresha ikoranabuhanga byari byoroshye? Ndakeka byari bisanzwe. Okay, kwiyongera wenda navuga ni ugutora, kumenya aho ugeze, kumenya abandi bagushyigikiye, bimeze bite se, bigeze he, nuko nguko, ariko nta kintu gikomeye cyane cyari kirimo. Ndavuga wenda nka kuri ya bwa mbere baba preselection za mbere nakeka z'intara n'umujyi wa Kigali, mwohereza ama video, ukajyohereza video abajaji bakayireba bakaguhitoranya, ntibavuga guti wenda subu iyi video nafashe koko izabisa neza tuntu nk'utwo? Video natanze bwa mbere nakunze ukuntu yari ifashe, ko n'uwayimfashe nawe ni umuhanga mu bijyanye n'amavideo. Ako ngiye ukuntu asaga nabonaga nahindutse, bikanira complex, ariko ndavuga okay nta kibazo, ubwo nyine nimba ariko byakagombye kugenda, it's okay, nta kibazo. Uruhagarariye umujyi wa Kigali? Oya, intara y'Iburengerazuba. Yego. Kandi utuye mu mujyi wa Kigali? Yego. Abantu benshi baba bati abana b'i Kigali murimo guhenda abantu bo mu cyaro, kuko ibintu bya video ntabwo bazi ibyo ari byo. Arafata telefone agahita yikamera akabyohereza birimo na zafu, ariko mwebwe muri gushaka abakameramani bahindura n'amahangre, ati byanga bikunda ni mushaka kuba mwarabarusha amahirwe kubera gusirimuka ahari. Oya, ndakeka wenda ibyo ntabwo babikonseho cyane, bakontaga ku bisubizo subizaga, buryo bisubizagamo gushaka wenda abo bakameramani, ntago n'ubundi wabonaga iki, kuko bari baduhaye amahirwe icyo ari cyo cyose uri bukoreshe, gusa nyine ntushyiremo filter. Okay, bari gukoresha telefone, kamera, icyo cyo cyose cyakikoroheye. Ngiye rero kamera niyo yanyoroheye. Ugeze muri boot camp, wenda mbere yuko ujya muri boot camp, ijoro ryo bwari buke mujya muri boot camp, waraye utekereza iki? Byari bisanzwe, numvaga ari bisanzwe, nta nubwo wenda ngo naraye nicaye cyangwa iki, nararyamye bisanzwe, ndabyuka nditegura turagenda.
muri bootcamp rero ugezemo niki cyagutonze? Ikintu cyanonze ni ukwirarana. Ubwa mbere twabanje kwirarana birangora cyane kuko nabifataga nk'aho ari inzu ndimo njyenyine kubera ko n'ubusanzwe bijya biba nkirarana ariko ntabwo nkunze kwirarana. Rero nicyo kintu cyantonze cya mbere. Hanyuma wenda uretse kwirarana kuba uri kumwe n'abakobwa abenshi nkeka ko ari n'ubwa mbere wari ubabonye, sinzi nimba hari n'abo mwari musanzwe muziranye bari barimo kumenyerana nabo byaragoroheye? Navuga ko byanyoroheye kuko iyo uri kumwe n'abantu ko byagenda kose umunsi umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu iyo bitinze mugomba kumenyana ko muba muri kumwe ahantu hamwe murya bimwe ahantu hose mukora bimwe, ntabwo biba bikomeye cyane kumenyerana. Activite z'ibanze ziba ziri muri bootcamp ni izihe? Ni iki muba mukora ubundi muri bootcamp? Baratwigisha tugakora siporo muri rusange twiga ibintu bitandukanye, gukorera ku gihe, gukora vuba, dukora siporo, wijyamo no kubana n'abandi cyane kandi neza. Ndakeka nta bintu biba birimo binini cyane ariko ndumva ari ibyo. Hanyuma rero mwize ibyo byose mwize muri bootcamp, finale irageze, mugeze hariya batangiye gukuramo abantu, byonyine hariya uhagaze kuri podium uba wumva umeze gute? Ubwoba ntabwo bwabura, wenda iyo uri kugenda uri kubasanga uri kuri stage ntabwo ubwoba bubura, ariko iyo umaze nko kwivuga cyangwa se kwa kundi bagusuhuza ubwoba buhita bushira ko n'ubundi ibyo byose ugomba gusubiza ibyo bagiye kukubaza kandi ntabwo ugomba gusubiza kandi ufite ubwoba. Wumvisha uvuyemo utagikomeje wenda mu bantu bagiye gufata ikamba, ni iki wumvisha utekereje icyo wavuga ati nta kwicuza wenda kwa wavuga ati ibintu ubundi nabiziyemo iki? Ntabwo nicuje kuko numvaga ko kuba narageze basi muri top 20 ko ari ikintu bizamarira kinini bijyanye n'ibyo nkora ndetse n'ababikora. Ntabwo nicujije pe, numvishe ko bihagije n'ibyo Imana yampaye. Hanyuma batangaje rero ko ari wowe watsinze muri wabaye nyine Miss Talent, byo wabyakiriye uti? Byaranshimishije, numva yuko sinzi ukuntu nabivuga, byaranshimishije ku buryo nahise numva wow, Imana irabikoze. Ninde mukobwa wabonaga ukavuga ati sha uyu nguyu kabisa dukore ibyo dukora byose ariko uyu nguyu icyo nzi cyo kuzamuhigika bizagora? Ku bijyanye ku ikamba mwese mwawe wenda wavugaga ati uyu nguyu kumutwara ikamba bizagora? Ikamba rya Miss Rwanda bose hari abari babikwiye, bose arangiye n'abarebaga nkabona bose barabikwiye pe. Bose nabonaga babikwiye. Ninde wari umunyakavuyo kurusha abandi? Ntawagiraga akavuyo kereka umwe wenda wasetsaga uwisanzuraga ku bantu bose. Uwo ninde? Navuga ni nk'abantu babiri cyangwa batatu, hari Leila, Nathalie na Chris. Ninde wari ucecetse cyane nubwo abandi baba bari kublaga ariko ubona ko kuza kuvuga biragoye? Utuje Fiona. Ninde wari umunebwe muri siporo? Umunebwe ntabwo navuga ngo uyu muntu ari umunebwe muri siporo ariko zaramuguraga tukabona ko nyine ari kubikora ko yako nta kundi byagenda. Ni Ndera, tuba mu ntamuzi. Muri bootcamp hari ibintu bya bosinzeho gatoya ku mbuga nkoranyambaga ngo Miss Rwanda barimo kubana n'ikipe y'igihugu Amavubi, aho mwari muri na ikipe y'igihugu Amavubi byari bitandukanye, ubundi mwarabimenye ko Amavubi yari ahari? Oya,
ntabwo twabimenye usibye ko kwa kundi ushobora kumva ibintu bavuga ngo ikipe y'Amavubi ngiri ngo muri hano nyine aho muri ariko ntabwo tugeze duhura nabo nyine ngo nigeze mpura nabo cyangwa mbabone. Nabaga mwemerewe gukoresha telefone zanyu? Baziduhaye nka kabiri nabwo iminota mike. Niki wakumburaga rero udafite telefone? Wakumburaga gukora iki kuri telefone yawe? Telefone shangiye buriya naba ntafite telefone. Okay, wakumburaga wenda kuvugisha abantu, gutera story wenda muri group, ariko ntago navuga ngo sinabaho ntafite telefone. Byose nyine narabimanaginze numva yuko nta kibazo n'ubundi ari igihe gitoye. Hanyuma rero tugiye ku buzima bwa Miss. Ubu ngubu uri Miss, ubu Miss Rwanda irarangiye, utsindiye igihembo cy'uko baye Miss Talent. Impano wari ufite n'ubundi ni ugushushanya. Niki byakongereye ku mpano yawe? Byagufashije iki kuba gutsinda Miss Talent? Ikintu navuga byamfashije n'ubundi biracyari mu nzira, biri kumfasha kuba nategura projet zanjye zijyanye n'ibyo nifuje gukora. Iki kintu navuga. Izo projet zari izihe? Kako zitarajya hanze. Okay, ntago ari nk'izo najyanye muri Miss Rwanda, ariko kako zitarajya hanze soon murazimenya. Soon turazimenya. Murazimenya. Wabona ubu ahangaha muri Envision niko hitwa? Ni company uri gukoreramo, ni company yawe, bihagaze bite hano? Ubundi Envision ni umuntu yitwa Peter, nagari umunyarwanda. Envision ikora ibintu byinshi bitandukanye, irimo ibintu byinshi. Hano ngiye ndi gukora nk'umuntu ukora peinture. Ni galeri, hari na studio zijyanye n'amafoto bari gutegura n'izagitegurirwamo tunganyirizwamo imiziki. Hari na restaurant. Envision nini iracyaguka, navuga ni company ariko irimo ibintu bya art. Uhari nk'umukozi, uhari nk'umuvolontaire, uhari nk'umunyeshuri, uhari nk'iki? Mpari nk'umwartiste. Uhari nk'umuhanzi? Nk'umuhanzi wa Envision. Waba wenda uteganya gushinga company yawe cyangwa uzaguma hano? Company yanjye ikora iki? Ikora ibyo ukora n'ubundi. Ikora ibintu bijyanye na art. Igihe cyose byazatwara ariko I have to ngomba kwikora. Hanyuma wenda ubuzima bwa Miss niki bwahinduye ku mibereho yawe yari isanzwe? Nta kintu kinini usibye izina nyine uhura n'umuntu ni wowe, yego ni njyewe, yakubwiye ati nakunze ibintu ukora, ariko ku buzima busanzwe nta kintu byahinduye cyane. N'amasupport ngenda mbona kubera iyo titre nyine yo kumva ko ni Miss Talent. Hari abantu bavuga bati uriya mwana ubwo yagiye muri Miss wenda ntazongera no kutuvugisha, kandi wenda mware muri kumwe muri quartier muri abantu muciringa, ntago birimo kukubaho? Yanjye abantu bose twavuganaga, turacyavugana, n'abamvugisha ubu mvugana nabo bisanzwe, nta kintu cyahindutse. Nta kintu cyahindutse ubu ngubu no muri Bis ujyamo nta kintu hose. Nta muntu urakubara bata dore Miss. Bashobora kubivuga cyangwa baranabivuga, ariko nta kibazo nyine iyo yifuje wenda kugusuhuza cyangwa kuganira nawe nta kibazo. Ntago uba wabikomeje ngo ushake bodyguard? Ntazi, ubuse hano si mwazibonye nazihari. Hanyuma Sandra, mu buzima bw'abana umwana hari igihe ajya akora nk'akantu ku buryo kukibagirwa bimugora, wenda nk'akantu gasekeje, nagaki kigeze kukubaho ukiri nk'umwana mutoya ukavuga ati aka kantu n'ubu iyo nkibutse ndiseka? Cyane nkwaga urutoki. N'ubwo ni hari igihe ujya wisanga wamaze kugareka ntabwo nshobora no kubitekereza, nubwo nuko bajya bansereza nkabyibuka kuko nabicitseho byari igihe gito. Ashobora kuba wenda ari nk'umwana nabonye nkabona n'utuntu twiza nkamwigana, ariko ntabwo ari ibintu byamaze igihe kinini. Inshuro mu rugo baheruka kugukubita nimba byarabayeho wari wakoze iki? Nakoze iki?
ariko kunkubita rero nagiye gukina njye n'umukazi nanjye twagiye gukina dusabye uruhushya baraza baratubura baradukubita ngo tujye dusaba uruhushya. ni ikihe kintu wenda mu buzima busanzwe cyakubayeho utajya wibagirwa cyaba cyiza cyangwa kibi? ndakeka ni icyiza. Icyiza n'ikibi ntabwo byabura, ariko umunsi wa mbere mbona yuko nyine mawe amahirwe yo kujya kwiga ku Nyundo byaranshimishije cyane. Ku Nyundo naho wize? Yego niho nize ibintu bya art. ubu ngubu uri graduate ku Nyundo? Yego. Ku Nyundo ho abantu baba ariyo wenda biga ibiki? Numva ngo ni impano, ariko impano ziba ziriyo nizigenda gute, kujyayo bisaba iki? ni ugukora twankome nk'ibisanzwe, ugatsinda warahatoye kwa kundi utora ibigo bisanzwe mu wa gatatu, and then ukajyayo. nta bintu bikomeye, habaye umuziki na art. Harimo amashami abiri, ni graphic art na sculpture iri kumwe na ceramique. Hanyuma rero turimo gusoza n'ikiganiro twari turimo tugirana. Ubu ngubu navuga ko uri indorerwamo y'urubyiruko, kubera ko by'umwihariko nk'abakobwa bashobora kukureberaho ukababera icyitegererezo. Niyo nama wagira abana b'abakobwa, cyane cyane muri ino minsi duhangayikishijwe n'ikibazo cy'abana batwara inda bakiri bato? Ikintu nababwira, burya nyine iyo ubaye bize nagura n'ibishuko cyane. Navuga like follow your heart, kora ikintu wumva n'ubundi kikurimo, ni passion yawe, kuko nkeka ko buri wese yavukanye impano, nubwo hari abavuga ngo njye nta mpano ngira. Nukora ikintu wumva yuko ukunze ukaba bize nacyo, ntabwo uzahura n'ibyo bishuko bindi. Yego. Umukobwa uri tayari wumva afite, cyangwa se umuntu wese wumva yifitemo impano ya art, ni iki wamufasha ubu ngubu mu bushobozi wenda waba ufite? Byaterwa na art. Na art akora cyane impano afite, wenda namuhuza n'abo bantu bijyanye n'ibyo akora cyane ibyo akunze. Reka tugushimire kandi tukwifuriza iterambere mu byo ukora. Murakoze cyane. Yego. Isano.